Haleluya, Yesu ashimwe. Tubanje kubaramutsa, tubanje kubasuhuza mwa kino gitondo, abankurikiranye bose, amahoro y'Imana abane namwe ibihe byose. Ndanezerewe, nejejwe n'Imana mu mutima, kubw'iki gitondo yaduhaye kitazagaruka ukundi. Hari abapfuye, hari abarwaye, hari abarembye, mu yandi magambo kuba twebwe turi bazima n'ibyishimwe n'iby'icyubahiro. Imana ishimwe. Tugiye gusenga Imana, dutangire, tugiye gusenga Imana, tuganire ku ijambo ry'Uwiteka. Yesu atugiriye neza. Imana y'amahoro, Imana yo kubahwa, Imana ishoboye byose. Haleluya. Uri Imana ifite imbaraga, uri Imana iturinda idahunikira ntisinzire, utuba hafi gusumbya imyambaro twambaye. Muri iki gicamunsi, muri iki gitondo, turagushimye nk'ubwoko bwawe, turakubwiye ngo uri Uwiteka, nuhabwe icyubahiro. Nyiringabo Imana, nsengeye abagiye gukurikirana iyi video bose, ndabasengeye ubagire neza, ubane nawe, uburinzi bw'Imana ubane nabo, bagaragarize nk'Imana ishoboye byose. Ubahe kumvira ijambo baritega amatwi, ubahe kuriha agaciro, batega amatwi icyo bashakaho muri iyi minsi, cyangwa se icyo ushaka kuvugana nabo. Ndakwinginze, ndakwiragije, komeza uganze kuko ari we mutabazi dufite, ganza kuko ari we Mana yacu. Tegeka muri byose, ni mu izina ryawe Mana urakoze. Amen. Haleluya. Yesu ashimwe. Tugiye kuganira ku bintu bitanu byonyine. Nibyo tugiye kuganiraho, bigufashe nanjye bimfashe, bikunezeze nanjye binezeze. Imana itugiriye neza, cyangwa se Imana idufashe. Haleluya. Tugiye kwiganirira ku bintu biriho ubu ngubu, cyangwa se ku bintu bibasa abakristo, cyangwa se ku bintu bigaragara nkaho bijya gusa, cyangwa se bijya kubwirwa abantu twitwa abakozi b'Imana, cyangwa se abantu twitwa abakorera Imana. Yesu adufashe, Imana itugiriye neza. Mperutse kumva umuntu arampamagara, arangije arambwira ati ariko se pastor, Yesu ashimwe, ndamwikiriza ngo ahimbazwe. Birashoboka ko umuntu yaba ari umupasiteri, yaba ari umuvugabutumwa, yaba ari umuhanuzi, akaba yakubwira ngo ni mujyamane, cyangwa se nimukorane imibonano mpuzabitsina. Ndamubaza si impamvu mbajije ayo magambo ni iyi. Yaje arambwira ati pastor, ngiye kukubwira ikintu, umpugure kandi umpugure neza. Amen. Yari umuntu udasenga. Ndaje ndamubwira ati ngaho mbwira. Ati hari umuntu, ni umuvugabutumwa, ni umuhanuzi, none yaraje arambwira byinshi, icyaha kiraba, turabikora, none ubu ngubu ndatwite, none nta nubwo ari kwita ku mwana wanjye, ari kunyihakana. Ubwo pastor wangiriye iyihe nama? Ubwo ni umukozi w'Imana? Ubwo ni iki? Igitumye mbabwiye iki kintu, buriya hari ibintu bibabaje, cyangwa se hari ibintu bitabaje muri no minsi. Abitwa abakozi b'Imana bose, abitwa abahanuzi, abitwa abavugabutumwa, abitwa abapasiteri, twese ntabwo, cyangwa se bose ntabwo ari ko ari bo. Hari abigira, hari abatoranijwe, hari n'abigizemo. Imana idufashe mwa kino gicamunsi. Byarambabaje na n'isa biracyambabaza. Birababaje ko waba uri umupasiteri, waba uri umuvugabutumwa, ukajyamana n'uwo uyoboye. Biriho akaza akakubwira ngo Imana ngo yavuze ngo bigende gucya dukora ibi ngibi. Ubundi arabikubwira nkandi, ukumva umuntu araje arakubwiye ngo uzi ukuntu Imana ivuze ngo uwo mugabo ngo ntabwo ari uwawe. Imana yatumye umushaka, mukaba mubyaranye inshuro zingana gutyo, araza kukubwira ngo ntabwo ari uwawe gute? Kuki itabitanyije mbere y'igihe? Imana ntabwo isenya, ahubwo Imana iruba. Imana itugire neza muri aya masaha. Nje kubabwira ngo nimusobanukirwe ibyo ubwiru bw'Imana, nimusobanukirwe iby'Imana ishaka, nimusobanukirwe uko Imana ishaka ko mugenda, nimusobanukirwe iby'Imana ivuze n'ibyo abantu bivugiye. Ugaha agaciro umuntu uje kubwira ngo Imana yambwiye ngo uyu mugore ntabwo ari uwawe, kubera icyo atari uwawe mubyaranye kabiri, kubera icyo atari uwawe mubyaranye gatatu. Iyo Mana yari iri hehe itararebye ngo ibamenye, cyangwa se barebe icyagihe mugiteretana mukaba mumaze kubyarana kabiri ngo ntabwo ari uwawe? Barakubeshya. Sobanukirwa. Ndangije namubwira ati wambwiye ngo ngugure kandi nkubwire neza, uzi ukuntu ugiye kugura. Ndamubwira ati birashoboka ko, haleluya, birashoboka yuko yaba yarigize
cyangwa se akaba ari icyitiro ariko bitamurimo muri we. Njya nkunda kubwira abantu ati iyo umubyeyi atwite umwana ashobora kuba yari umukobwa akunda amata, akunda inyama, akunda amagi n'umureti, ariko iyo atwite yarashatse umugabo agatwita, wa mwana umuri mu nda aramuhuza, hari ibyo amuhuza, akaba atakongera kurya inyama yarazikundaga, akaba atakongera kunywa amata yarayakundaga, akaba atanakongera kwegera aho batekeye amata cyangwa se igikoma kandi yabikundaga akiri umukobwa. Impamvu ni iyi, kuko atwite uwo mwana akaba amutwite muri we, hari ibyo amuhuza ndetse n'ibyo ararikira, ibyo twita ngo kurarikira kw'ababyeyi. Akararikira ibijumba byokeje atarabijyaga, akararikira ibirayi byaboze atabikunda. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza. Iyo n'umuntu yakiriye Yesu nk'umukiza mu buzima bwe, Imana ikaba imurimo, ikabimutuyemo, akaba Imana ari cyo giti wakaba ari amashami, Imana imuhuza ikamubwira ati gusambana ni icyaha, kwiba ni icyaha, no gukora ibyo bindi byose bisa nabyo ni icyaha, ikayimubuza ku buryo atahangara no kubikora. Uwo nguwo kuko yatwite Yesu muri we agira ibyo amuhuza. Noneho Yesu atwite akamuha kurarikira iby'ijuru, akamuha kurarikira iby'ubwiru by'Imana, akamuha kurarikira gusenga, akamuha kurarikira kumenya iby'Uwiteka. Bakristo bavandimwe, bantu bankurikiye, nje kubabwira ngo warakiriye Yesu nk'umukiza mu bugingo bwawe, ntabwo wabasha kwiba, ntabwo wabasha gusambana nk'uko uwo ngo yagiye akamubwira ngo Imana ngo yamubwiye ngo basambane ngo bagire bati. Ibyo bintu bireze biriho, abo ni abantu bari kwigira, ntabwo barakira Yesu nk'umukiza. Ikirenze kuri icyo, hari abantu ndi kumva ari kumbaza ngo ariko se pastor ngo ko turi kumva ngo muri iyi minsi ngo ejo bundi ngo mperutse ngo kumva ngo umuhanuzi ngo yagiye ngo kwantuza ngo hari ibintu ngo yibyeyo. Imana idufashe, Imana itugire neza. Mwitinda muri ibyo ngibyo, impano naho zihuriye n'agakiza. Afite guhanura, afite kubwiriza bikagenda bityo, ariko adakijijwe. Yesu abane natwe kandi Yesu adufashe. Ahubwo wowe nibyo Imana iri kuvuga muri iyi minsi ngo nshaka umuntu ku giti cye, weho n'Imana yawe mubanye muti. Umuntu azwi mu byiciro bitatu. Ibyo bintazwimo ni ibyo biciro bitatu ni ibihe? Hari uko wiyizi, hari uko abantu bakuzi, hari nuko Imana ikuzi. Ni ibyiciro bitatu. Imana itugirire neza. Wowe muri ibyo biciro bitatu byose uzwimo, kankubwira ibyiciro ukwiriye guharanira, guha agaciro no kumenyekanamo. Ukwiriye kumenya ngo mbese ukwiriye kumenya uko wiyizi akaba ari nako Imana ikumenya. Yesu adufashe. Naho uko abantu bakuzi wibyitaho, kuko abantu bakumenya bitandukanye. Imana itugirire neza. Njyewe mfite kwamamaza inkuru nkavuga ati Sebijumba uko kwa Sebishyimbo kwa Semishogoro ni umujura, atari umujura. Uwo mbibwiye akabifata gutyo, bakagenda bavuga ngo uri igisambo kandi utari igisambo. Witaye kuri ibyo akaba ari byo uha agaciro no kugwa wawe. Ahubwo nshatse kugira ngo wowe menya ngo ubu ni njyewe ndinde, ndi iki, meze nte, nshinzwe iki, bimeze bite. Imana itugirire neza, cyangwa se Imana idufashe. Nshatse kubabwira ngo menya ukuri cyangwa se menya icyo uri cyo. Numara kumenya icyo uri cyo ukagisobanukirwa, ntabwo uzaha agaciro ibyo tuvuga, ibyo hanze bavuga. Hari hanze bakavuga ntabwo ibyo ngibyo uzabiha agaciro, ahubwo uzaha agaciro uvuga ati njyewe hari uko niyisi. Imana idufashe, Imana itugirire neza. Ngiye kubabwira kandi kantu ngiye gusorezaho, Yesu atugirire neza cyangwa se Yesu adufashe. Imana itwambika imbaraga. Buriya umuntu, hari abantu twita abavumyi cyangwa se batuvuma, baducira iteka, batubarira iminsi yo kubaho. Ukumva umuntu araje arakubwiye ngo njyewe ngo ndakuze, ngo ngisimbyara singirane, akaba arakubwiye ngo uzapfa utikamiye nayimbwa. Ibyo bikakubabaza. Ngo arakubwiye ngo uzapfa utikamiye nayimbwa. Saa kuvumye se aguteza iminsi, ariko ntabwo ari bo Mana. Reka nkubwire ijambo rikwiriye kukunezeza. Imana igufashe. Uzamubwira ati iryo bere ryawe uriciriye ukuri nibyo, ntabwo nzapfa nikamiye nayimbwa, ahubwo nzakamaye inka mu izina rya Yesu. Wababazwa nuko akubwiye ngo uzapfa utikamiye nayimbwa, buri se ushaka kuzakamiza imbwa zidakamwa mu ruhe rwego. Ahubwo uzamubwira ati byuvuze ni ukuri, njyewe nzakamaye inka, nywa ayo mata, mbyibuha amatama n'amataye. Imana itugirire neza. Imana idufashe muri byose. Ibintu mvuze bitekerezeho, ubyumve, urebe icyo ukwiriye gukora. Buri wese ukurikiranye ijambo aze kuza gusoma, ni ubuhanuzi cyangwa se ni ubutumwa,
aze kuza gusoma Zaburi ya 86 umurongo wa 17 wonyine. Ijambo uri buhasange ni ijyawe, ni ubutumwa bwawe, ukwiriye kubitekerezaho. Urafungura iyo video wese aze kureba ako kantu, cyangwa se aze kuza kujya muri birare muri Zaburi ya 86 umurongo wa 17. Imana itugiriye neza. Ngiye gusenga dusoze, Imana idufashe. Kandi hari abantu nimero nayishyizeho yo kujya bampamagaraho. Hari abantu bari kumbwira ngo nta nimero yangu turi kubona tuguhamagara, birashoboka ko utazi kuyireba, ariko ni 0783169661 unshaka yampamagara. Imana y'amahoro, Imana ifite imbaraga, Imana ishobora byose, Imana ira muri byose. Iri jambo ryawe komeza ukomeza abarikurikiye, ubaye nawe muri byose, mu izina rya Yesu, amen.